karibu nanone ku nkuru z'ibihe. Noneho ndi mu cyerekezo cyiza cyane, akazuba karakubita mu ifesi, urabona ko noneho ngaragara neza, nta bintu by'ibizuba bindi ku maso. Turacyari muri ya trail yacu yo kuri Cyohoha, turi gutembera. Urabona ko nashyizemo akajire keza cyane, akubwiye ko nitinyira amazi musaza, niyo mpamvu ikintu cyose kijyanye n'amazi, amabwiriza yose ajyanye n'amazi bampaye nyafata bubi na bwiza. Aka rero bakampaye ngo nkambare, mu kanya ndaje njye mu kato, kuko ngo nimara kujya mu kato nyine cyari ukuntu amazi agira gutya akivumbagatanya, and then akangaka karagusevinga. Ushobora kuba uzi koga, nzaza biteze. Wasuhuje abantu hano, suhuza abantu, babaze amakuru yabo, babwire n'uko witwa. Tu ni udukiza, ni amafi cyangwa utinya abantu? Oya, ntugatinya abantu ungana gutyo. Wiga mu wa kangahe? Mu wa kane. Uretse ko nta mafi manini arimo, ndabona ari duto. Witwa nde se? Uzi koga? Hano nta ngona zibamo? Nta n'imvubu? Sawa sawa, wanze gusuhuza abantu, kanikomereze. Jacques rero yanze kubasuhuza, mwihangane. Ni umupeti mwiza cyane, w'umukurajeri, ni umurobyi, afite amafi yiwe hariya, ni n'umunyeshuri. Urumva bimwe nababwiraga muri video yatambutse, mbabwira yuko aha nta ngona zibamo, nta mvubu zibamo. Ikindi kandi nyine iyo utazi koga ugendera hafi aho ngaho. And ikindi, niyo waba uzi koga ukurikiza amabwiriza, ari nabyo nababwiraga. Uko wamenya koga kose, ntabwo wamenya koga ngo urushe ifi musaza. Ifi iroga, ikaryama mu mazi, igasinzira, ikabyariramo, igashakiramo abagore n'abagabo, ikagira inshoreke, ikayikoramo, ikagira night club mu mazi, ikabyina imiziki. Buriya wasanga amafi afite nk'ifi y'umuhanzi. Urumva afite nk'ifi y'umuhanzi, ubwo se yaba yitwa ndera? Fishi soro. Urumva nawe ikaba afite nk'umuproducer. Noneho rimwe nawe bakajya bicara nka kumwe natwe tujya twicara tukumva indirimbo zo muri US, abaproducer baho, tukadisikita tugatete, uyu muhanzi yenda kumera nka Ken Solo, cyangwa se Ken Solo yiganye umuhanzi. Ugasanga rero n'amaposo nawe kuvuga ati Fishi Solo ararenze cyane, Ken Solo wo mu Rwanda yaramwiganye. Urumva ifi rero zo n'ubuzima bwazo, ariko amaherezo ubuzima bw'ifi nuko burangirira mu mazi. Barangira ya fi bayifashe bakayishyira mu isafuriya, bakayiteka, ya mazi yabagamo akayitogosa. Nta no kugira feva ngo bavuge ati twarabanye, donc nk'uko umuntu aba mu isi yabura ubuzima bakayimurenzaho. You understand? Uje ku mazi rero ubahiriza ibintu bakubwira. Ngwino kuri Cyohoha rero, ngwino kuri Cyohoha utembere. Ubu turi kugana hehe? Turi kugana kuri beach, ndi gusatira ya miyenzi. Ubwo nanjye mu kanya gato cyane ndaba ninjiye mu kabase kari hariya gatwara abantu. Hari akantu ka plastique abantu bajyamo bagakayakinga. Ubwo urumva umusaza, nimba nta bushobozi wifitiye, hano amafaranga make cyane, ariko ubonye udashaka kuyatanga, uzaza n'ibase yawe wicare mu mazi ugende. Ubwo ntudubikwamo nka 2-3, ugasoma 1-2, ugashira icyaka, bakagukuramo ukajya kwa muganga ukayatanga. Uzahita wumva ko ubutaha nugaruka gukayakinga uzatanga ibyo 5, ibyo 10, ukajya mu mazi. But by the way, ngwino utembere, ngwino usure Cyohoha, ngwino ukayakinge, ngwino urebe ikindi gihugu. Nimba utarava mu Rwanda kuva wabaho wibera mu Rwanda ubuzima bwawe bwose, utarabona ikindi gihugu, ukaba wibaza ati se Uburundi bufite ubutaka bw'umutuku, Uburundi bufite ubutaka bw'igikara, Uburundi, ngwino rwose kuri Cyohoha, kuko hakurya ya Cyohoha hari Uburundi. Urebe uko ikindi gihugu gisa, urebe uko ibihugu by'abaturanyi bisa, urebe inyoni ziri ku mazi, urebe agacanga nk'aka
ngwino ukayakinge kuri Cyohoha, ngwino utembere ukampinge hano haruguru yanjye, hari ibicaniro, hari utuyoga abantu bakunda kwinywera, hari amafanta, ngwino utembere kuri Cyohoha. So ni mu karere ka Bugesera, hari umuvandimwe uhora mbaza ngo njye mubwira ahantu twakoreye video zacu. Aha ni muri Bugesera ku kiyaga cya Cyohoha, sinzi nimba ari mu murenge wa Cyohoha. And by the way, nza hano njyewe nari nzi yuko Cyohoha isa nka Nyabarongo cyangwa isa nk'Akagera, ariko ku bantu babonye Muhazi n'ababonye Kivu ntaho bitaniye. Cyohoha ifite amazi meza aboneranamo imbere, so wakoga, ariko nk'uko ka kapa kabitubwiye, ni ukoga at your own risk. Ni ukuvuga urohamye ugize ikibazo ugirira muri aya mazi, ni risike zawe uba wifatiye, ntabwo urenganya umunyarwanda uhakorera. Gusa iyo uje mu kato nk'uku nguku ugakurikiza amategeko n'amabwiriza, abahungu bari hano baba boga nk'ifi, baba bafite inyogo zabo, so bashobora kugira gutya bakakugoboka. Iki kintu sinzi nimba mukizi, ni igikonoshwa cy'ikinyamujongorerwa, ibintu bagore beza ngo bajya bisiga, amavuta ya snails, ibinyamujongorerwa. Dore ngibi bagore mukurikirana inkuru z'ibihe, dore ibintu mwisiga aho kampasinga umu content creator mushyashya ubiharaye arebe ngo snail yereka abadamu bagenzi b'ibyo bisiga. Ubwo ni umu content creator mama shenge, ariko ntabwo ajya akunda kuvuga. Niyo afashe video ntabwo ayipostinga ngo abantu batayireba, nta nubwo avuga ngo abantu batamwumva. Ubwo sinzi content creation ziwe izo arizo. So Uburundi rero ngaho hakurya iyo ngiyo, iminota 5 ibihugu byombi bigendwa, nta stress z'abanyapolitiki b'abarundi n'ibindi. Ntashaka ko turi kwikorera vibes zo kwitemberera, nta mpamvu. Gusa nujya kujya Burundi uzabanze ukonsulte igihugu, konsulte abayobozi, konsulte inzego zibishinzwe, kuko Uburundi murabizi bwafunze imipaka. U Rwanda nta mipaka rwafunze, ariko Uburundi bwafunze imipaka. Ntabwo abanyarwanda bemerewe kujya i Burundi. Bisaba, hari umuntu ujya uvuga ngo ni procedure, bisaba procedure kugira ngo ube wajya i Burundi. So naha hakurya rero iminota 10-15, iminota 5 n'ubwato bwa moteri wawe wagezeyo, iminota 15 n'akato kameze, sinzi nimba uri kukabona hano nyuma yanjye hari akato, yego aka ngaka, nimba uri kukabona, mu minota 10 ukayakinga n'ingashyi waba wageze i Burundi. So ngibi rero, ibi nibyo byiza byo kugira gute, byo gutembera, ibyo byiza byo kugenda ukamenya ahantu, ukamenya igihugu muturanye, ukamenya ibindi bihugu, ukamenya uko abandi babayeho, ukanaruhuka mu mutwe, ukareba ibintu utaherukaga kubona cyangwa se utanigeze ubona. Ukareba nk'ubu ngubu hari nk'umuntu, nk'uko turi kuvuga i Burundi, hari umuvandimwe ushobora kutureba uri kuri Tanganyika. Umuntu uri kuri Tanganyika, uyu ni umucanga, ni umucanga munini cyane, beach ya danger hatari, donc ni nka metero 15 uturutse ku mazi hano hepfo, ku mazi gato, ukazamuka ukagera hano haruguru agashyamba karurahabona, and then reba inyuma yanjye aho ugera, and then urebe n'aha inyuma yanjye aho ugera. Uyu ni umucanga wa danger. So impamvu navuze abantu b'i Burundi, nuko umuntu izi saha wicaye kuri Tanganyika ashobora kureba ati umucanga ni bwoko kimwe kabyara. So ndabizi mufite umucanga ushobora kungana donc nk'iyi Cyohoha yose, sibyo? Aho hakurya hafi kuri Tanganyika ndabizi mufite plage nini cyane, ushobora no gukiniraho agapira, ibintu nk'ibyo ngibyo. So hano rero igihugu cyacu, a landlocked country,
ariko turacyafite ibyiza byo kwirata no kugendaho. So Murundi rero nawe igihugu cyanyu mukibwire babafunguriye, muze murebe imicanga nk'ingiyi, muze murya amasamake, muze tubahe n'ibitunguru, dore nabonye hakurya iwanyu mukiri mu bihe by'izuba, twebwe turejeje. So muze mutembere, mubwire uwo mugabo ndayishimiye, mumubwire ati musaza mutama, reka tubane n'ababanyi mu mahoro, muze duhahirane dushyingira ngo mufite abakobwa n'abagore ngo beza ariko badafite mu gikari ngo nta nyasi ngo nta nyasi ngo bafite, ngo rero ngo ntabwo ngo abakobwa ngo b'abanyarwanda n'abagore babo ngo bafite ibibazo by'uko ngo mwatwara abagabo babo, n'abakobwa banyu ngo ntabwo bakunda abagabo b'abanyarwanda ngo kubera ko ngo ntabwo ngo dusanyuka nk'abandi, ngo ntabwo tugira ngo vibes zacu ngo ntabwo muzikunda, ngo ntabwo tunywa akamusiteri n'agafege n'akababa ariko nta kibazo, imico iratandukanye, imico iba myiza, ariko tuvuga ururimi rumwe tukumvikana. So mubwire uwo musaza, mubwire uwo mutama wanyu mukuru abarekure mumaze ngo, kubera iki abanyarwanda imipaka yabo irafunguye, hanyuma twebwe iyacu ikaba ifunze. Ahantu ndebera nawe metero zigera muri 50 60, nta kilometero kirimo hano, nta minota 15 irimo. Muri aho hakurya, turi aho hakurya. Kubera iki mwanze ko tubasura? Banabangiye ko tugira gute tubasura. So karibu mu Rwanda rero, muze mutembere. Abanyarwanda karibu kuri Cyohoha, muze muryoshye ubuzima, muze mu camping. Fata iminsi biruze hano haruguru bakwakire ukampinge, bagukubita agafi, bagukubita agashambure, bagukubita amazi, wibagirwe kwa kundi shobuja mu gitondo hagarika mu kazi agakura akakubaza ati ariko ugira ubwenge, wibagirwe donc ko nta n'ubwenge ugira basi. Muze muruhuke. So sawa rero, Imana ibarinde inzara nyinshi, ibarinde n'umurengwe mwinshi, byose birandagaza. So ciao, ibiganiro byacu nakagaruka, kandi subscribe kandi like, reka nanjye njye mu mazi numve uko abana b'abakire babaho. Naho ubutaha.